Jewe urinzwe n'Imana Ephraim maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gato ko wowe w'ingabire Emerita mbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe w'ingabire Emerita maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko urinzwe n'Imana Ephraim mbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Biragenda inkuru iracwekera irarangira ariko haza kubaho ngo byakozwe ubukwe mu ibanga. Ibyo bintu byaravuzwe abantu bakajya bavuga ngo dufite amafoto narayabonye nimba byari ibyo ari kinago mbizi. Ifoto waraziboneye bagenda barazinyeretse zimeze gute bakoze ubukwe ariko ubukwe gute bakoze ubukwe butagira umurenge. Ubukwe mariage ni isanzwe mu rusengero bakoze ko ni Bugande harya oya Bugande zabereye ni Kanombe. Kumbe yarama yari yo kugira ngo bajye kwishakira ubushumba. Ndahari mwana ndahari. Mukoma amashyimu yihorera twebwe abana tuharahari tuzabikurikirana. Ishyingira ry'abageni bazajya bashyingira iri gaburo bazatanga babanye mu buryo bw'ubusambanyi. Tujye tuvuga amazina ibintu mazina yabyo babanye mu buryo bw'ubusambanyi. Ubwo abantu nyine twagenzuzaga dukurikije Bibiliya ikivuga turebe Bibiliya ikivuga kandi ari abagabura b'ijambo ry'Imana kandi n'uwo babisengeye bakimikwa. Tukibaza aba bantu ko bimitwe babaye abashumba bayoboye itorero, abo bashumbye amavuta azabatembaho naya. Icyumba kirabura hajemo ibintu byinshi ukasengerwa. Yego abanuza ba Zambia bazamo. Ndibuka ari n'umunyakanada wajemo yaririye amafaranga avuga ngo namuhaye ngo akora business ijyamuresha atafaranga akayarya. Hazamo abazambiya ngo hari umugabo naho yaratwayeyo. Ubu rero kubw'uyu mwanya navuga ngo felicitation Grace na Ephraim. No kuri felicitation. Nibwo baciye impaka y'ibindi bintu byose. Ariko twubahana. Ibi bintu tureba inyuma yaho. Grace bakamuvuga amagambo ariko bagakomeza bakaba bari kumwe. Ntaho ruzajya barakunda no kwibaruka. Oya ni ikanzu ayasha none se ntuzi ko ikanzu ari ndende ukasa nk'uyizamura kugira ngo utambuke. Ariko rero nta n'ikibazo kimwe barabana n'umugore n'umugabo barabyemerewe ahubwo aramutse adatwite yaba afite ikibazo. imirimo n'ibitangaza bikoreka se Ephraim abana yaretse kubafasha. Ibyo biri mu nshingano ze ndizera ko abikora neza. Ariko twamwibutsaga ko nuza yabyaye Josiane n'umuntu w'umugabo. Twimwitsa ko Josiane yabyaye. Harya niye nayo kandi ari we waburekinze kuri no byatumye bisa kuri Zaburi. Reka ngusoze ngo ikazeho dukurikiye uherereye hose. Imana igumugisha cyane. Turagarutse muri bya biganiro byacu bya buri munsi nkuko mubitumenyereyeho. Amazina yanjye ni Jerry ndi kumwe na Bobo. Waramutse neza n'amahoro. Ndashima Imana. Ni byiza cyane rega gushima ni ibya mbere. Kuburya gushima yuko abantu twabishyize mu yindi ahandi hantu ariko ntabwo dukwiriye gushima bitewe n'icyo twahawe. Dukwiriye gushima bitewe n'abo turibo cyangwa n'ibyo Imana hari ugushima bitewe n'ibyo wahawe. Hari ugushima n'uri. Ubwo navugaga gushima Imana nibyo mvuga nanjye. Ntabwo dushima Imana kuko yaduhaye ibyo tuyishakaho. Dushima Imana twagashimya Imana kuko turi abayo. Ni naryo shimwe rikomeye. Naho ibi ngibi ngo tubyo tuyishakaho nyambona abakristo basaba kujya gushima Imana ari uko ngo babonye imodoka kandi tubwizanyije ukuri n'uwasambanye n'uwibye yarayayiguze
ntabwo ibi by'isi ari byo byagatumye dushima imana kuko n'abatayizera barabigira ahubwo ku icyo imana yatugize cyo icyo yatugize cyo muri yo nicyo cyakaduteye gushima yego ako majorite duturindira ko ningura imodoka nzasaba gushima ningura inzu nzatanga ituro ry'ishimwe ririya si ishimwe navuga kandi mbese ni urwiyerurutse yego reka twifurize abantu kumera neza abantu bafite ibibazo bitandukanye tubifurize imana nabo ibane nabo kandi iborohereze abarwayi abarwaje abafite ibibazo bitandukanye muri ubu buzima tunaboneraho kwihanganisha umuryango rusange ndetse n'ivugabutumwa aho nagira ngo tuvuge ku mukozi w'imana barakagera Pascal uheruka gukora impanuka imana imworohereza aho arwariye yego tunakomeje rero ni inkuru nabonye byose ni amashimwe kuko buriya ngo nta ikibumbano ntabwo cyabwira umubumbyi ngo urabigenza ute kuko nyine umubumbyi niwe uforoma uko ashaka akabigenza uko ashaka ubwo nyir'ibirema niwe uba wabonye ibikwiye ariko turamubwira ngo turamushimiye kuri bwa byose yego ni inkuru nabonye rero itangaje ubukwe bwawe oya ntabwo ari ubwanjye ni umukozi w'imana Efuremu na Grace basezeranye ariko Grace nta kabyiniriro yitwa Emerite prononsora ariko Emerite njyewe ikibazo ufite ni ikiye ku bukwe ko bwabaye nakubazaga nimba wabibonye ntabimenye nako yego uyu mukozi w'imana Emerite yagiye avugwaho ibintu byinshi ndakeka nawe mu nkuru ze nawe ari nawe ukunda kuzizana nkunda kuzizana se kandi ubukwe ninjye wabuzanye amahoro yego abantu bakavuga ngo buriya se ntashobora kuba akingiranywa atwite ngo ibisibe ni ibiki ariko ntekereza ko bakoze ikintu cyiza noneho reka mpera umutuku uruta umukara mbese bishatse kuvuga iki umutuku uragaragara kurusha umukara se ubwo nanirinze gushyiramo umweru ku mweru ho kiba kera ariko umutuku uruta umukara ni ukuvuga ngo amabara uko biri haragaragara kurusha uko biri amaburaburizo niko bavuga sawa Efuremu na Grace ndabashyigikiye kuri iki ariko bihere hasi reka tubive imuzi duhere hasi hirya ahantu byatangiriye reka dutangire mbere Grace agifite icyumba ikinyinya yego muwaruraza nigiriyeyo twajyanyeyo twagezeyo wumva ibyo bavuga havuzwe inkuru nyinshi ntabwo arizo dushaka kugarukaho icyaje kuba ikibazo nkuru kugira ngo zibyuke zabyukijwe n'iterwa ry'ivi rye na Efuremu bakavuga ngo yibye umugabo w'abandi oya nibyo ntitukabeshye cyangwa tunyure ibintu ku ruhande ntabwo yamwibye ariko yaramushimusa ahubwo si ukumwiba none se hari ubwo waretse nyumva hari ibintu umuntu atagiramo uruhare kwiba si ugukura umuntu mu mufuka ni ukugira gute niyo ugeze muri ribu nakujyanye iyo mikoro mu buryo butemewe babyita ngo ni icyaha kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe iki uburiganya imitoma ntabwo ari uburiganya nimba uburiganya none si amagambo nimba nkushutse n'imino mikoro ndayikugerezaho ijya ntigereyo si uburiganya harya no mu rukundo habamo uburiganya Efuremu yari umugabo ufite umugore w'isezerano ibumbogo w'isezerano basezeranye yego yewe bajya no mu rusengero nahe hose birangiye Efuremu nibwo yatereye ivi Grace turabibona agifite isezerano ry'undi mugore abadukurikiye tugendane neza
nibwo twabonye uwitwa Josiane kuri zaburi araza ararira ngiwe ku giti cyanjye nifatira garasa n'umugabo Efuremu njya kubirebera. Efuremu ndamuzana ninjye njyenyine ku Ihumura TV wamukoresheje ikiganiro muri biriya bihe. Yego. Ndavuga nere Efuremu byitwaremo gutya tubyitwemo birangire social media ivemo. Kandi nyuma yaho ndatekereza ibyo byabaye bigenda bicogoramo. Ariko nyuma tubona abandi bagore numva umuntu arahamagara ati nduwaha mfite umwana mufitiye abana nsanga arimo n'abo hanze. Yagiye atera inda se byibuze ngenda narababaze nsanga abana bageze muri 30 na bangahe. Oya ko ari ugusebanya maybe kuko muri bose nta n'umwe uzi ukuri. Haza kubonekamo umwe basezeraniye iriya iwabo nimba ari hehe birarangira na mama w'ubwenge twarivuganiye wa Efuremu n'umuryango wa Efuremu mukuru we turivuganira. So ibyo twavuganye rero si ngombwa hano. Oya nta mpamvu. Biragenda inkuru iracwekera irarangira ariko haza kubaho ngo byakozwe ubukwe mu ibanga. Ibyo bintu byaravuzwe abantu bakajya bavuga ngo dufite amafoto narayabonye nimba byari ibyo imari kinago mbizi. Ifoto waraziboneye bagenda barazinyeretse zimeze gute bakoze ubukwe ariko ubukwe gute bakoze ubukwe butagira umurenge. Ubukwe mariage ni isanzwe mu rusengero hakuzi ko ni Bugande harya oya Bugande zabereye ni Kanombe. Kumbe yarama yari yo kugira ngo bajye kwishakira ubushumba i Bugande. Efuremu na Garase barabana. Nono ngiye Efuremu na Garase ibyo nkubwira nibo twihuriye barabinyibwirira ku giti cyabo bambwire no babinyibwiriye turi kumwe bambwa turibanira twarashyingiranye bambaye impeta. Uwo munsi ni umunsi Garase yari yakoze ikiganiro kuri X-Rage kwa Niba. Bukeye mu gitondo tubona Uganda babasengeye ngo ni ba Revera. Ni Revera nyine Revera Efuremu Revera Emerite. Ndavuga ibi byo ni ndengakamere pe. Ndavuga ntibi sinzi aho bizaherera. Ndavuga ntibi sinzi aho bigana. Aho harimo n'umuvumo ukomeye. Amakuru yavugaga ko bari i Bugande ndetse bafiteyo n'itorero. Wabonye ko n'abari abahungu bafatanyaga muri kiriya cyumba bavugaga ko bari basanzwe bajyana i Bugande n'ubundi kubwirizayo. Garase nta torero bagira Uganda. Kamabwiye bareke kubabeshya no kuvuga ibyo abantu bareke kuvuga ibyo batazi. Uganda nta torero ba Garase bagirayo. Ahubwo hari itorero bakoreramo ariko ritari iryabo bakoreramo umurimo. Okay. Ni naho basengewe gusa twaje kumenya amakuru ko nawe wamusengeye nawe nyine ari umudivorce. Okay. Turicara turibaza ngo aya mavuta iri shingira by'abageni bazajya bashingira iri gaburo bazatanga babanye mu buryo bw'ubusambanyi. Tujye tuvuga amazina yabyo. Babanye mu buryo bw'ubusambanyi. Ubwo abantu nyine twagenzuzaga dukurikije Bibiliya ikivuga. Turebe Bibiliya ikivuga. Kandi ari abagabura b'ijambo ry'Imana. Kandi n'uwo babisengeye bakimikwa. Tukibaza aba bantu ko bimitwe babaye abashumba bayoboye itorero. Abo bashumbye amavuta azabatembaho naya uke ko amavuta ahera ku mutwe agahera ku birenge. Buri uyu mushumba ushumbye abakristo imbuto zabo burya bazikomora ku bashumba bayoboye n'abana burya ni ku babyeyi. Tubyibazaho birarangira bibaho sinongeye kubona Garase
kuko yaragiye araceceka icyumba kirabura hajemo ibintu byinshi beruka sengerwa yego abanuza ba Zambia bazamo ndibuka hari n'umunyakanada wajemo yaririye amafaranga avuga ngo namuhaye ngo akora business ijya muresha atafaranga akayarya hazamo abazambiya ngo hari umugabo naho yaratwayeyo ubu rero kubw'uyu mwanya navuga ngo felicitation Grace na Ephraim no kuri felicitation nibwo baciye impaka y'ibindi bintu byose ariko twubahana ibi bintu tureba inyuma yaho bikozwe mu bushake bw'Imana cyangwa bikozwe mu marangamutima ariko reka twizere ni abahanuzi bose Imana yavuganye nabo yego none se Imana ntijya ibyemera ko umuntu aca mu bikomeye muri ibyo bikomeye na biriya birimo birashoboka hari komantere nabonye ngo ni inkozi z'ibibi kuri kiriya ahashize haba hari ahashize tureke kwita ku hashize kuko nanjye ahashize hanjye ntago ari heza ejo hashize ejo sibye uyu munsi ejo hashize hari habi nshobora narakoze y'ibibi ariko uyu munsi nkakora ibyiza bivuze iki rero mureke tureke gukomeza kurebera Grace ahashize ahubwo tumwifurize tumusabe nk'icyo twasabye Pastor Mutesi aba ari bwo bwa nyuma kuki uvuga ngo ari bwo bwa nyuma urugo rukomere biramutse tubifurize kubaka rugakomera ariko gukomera nibo nabonye hano inyigisho n'umukozi mabya ukavuga ngo nta bantu babiri basenya urugo rusenywa n'umwe muri bo kandi muri bose reka nyavuge amazina yayo nta woroshye Arefuremo ni akarere pe ariko nyine urumva nimba nta woroshye ari Grace nawe cyewe Grace wunda nabazi kandi umukanya umaze kwivugira ngo ahashize nyine banze nyumve ahashize ni hatubera igisika cyo kutareba imbere ahashize hakatubereye urwego cyangwa essentiel yo kugera aho tugomba kugera aho rero nabo batugaragarize ko batagihagaze aho bari yego ikibazo ni kimwe yuko baba babanye gutyo muri ibyo bintu byose harimo kwemezanya nkurikije uburyo bahuye na challenge Ephraim bakamuvuga amagambo Grace bakamuvuga amagambo ariko bagakomeza bakaba bari kumwe ntaho ruzajya barakundana no kwibaruka oya ni ikanzu none se ntuzi ko ikanzu ari ndende ukasa nk'uyizamura kugira ngo utambuke ariko rero nta n'ikibazo kimwe barabana n'umugore n'umugabo barabyemerewe ntabwo aramutse adatwite yaba afite ikibazo nabonye bimeze ukuntu ariko nagize ngo ni ikanzu yazamutse urumva barabyemerewe tujya tureka kubeshya barabana n'umugore n'umugabo ntacyo bitwaye wenda babanaga mu buryo bwa forode kandi ari abakozi b'Imana ariko baragakosoye ni ukuri Imana ibaha kandi buri Imana irababarira kurusha twe abandi bantu bakicara bakavuga kandi umuntu we nta kibazo afitanye n'Imana yego ngo bamenya aho abantu yakoreye icyaha ako umuntu yihaniye nawe uhamenya ako Grace yarakumbuye Grace yarakumbuye ntabwo imihanda yarayiherutse yarakumbuwe rwose nazavuga Imana yongere igire iby'ibirindura igire n'ibindi izamura ibirindure ishyireho igitare bakicareho imirimo n'ibitangaza bikoreka abana yaretse kubafasha ibyo biri mu nshingano ze ndizera ko abikora neza twamwibutsaga ko nuza yabyaye Josiane ni umuntu w'umugabo twimwitsa ko Josiane yabyaye harya niye nayo kandi ariwe waburekinze kuri no byatumye bisa kuri Zaburi yanjye ariko arane n'amakuru nuza nawe agiye gushaka undi umwe bari bafatikanyije bacocomeranye ntuza umwe ende mama umugabo se ninde agiye gushaka undi ataye undi wa undi baramujyanye wa undi babanaga piriya baramutwaye nimba yarabonaga nyine atamukuye se urumva baramujyanye nawe ahita ajya Uganda ko Uganda amenye filimi y'ibiri
ibiryo umuntu wese naha byanze ahita amanuka Uganda. nabonye abantu benshi byiringiro abantu b'abapotere abantu b'abaprofete ngo bari kwikoza hakurya baragiye urumva yongwa ariyo nuza nawe yaragiye ikiranuka ntuza Ezekiyeli niho akorera burya niyo ari ni benshi nyamara ayo makuru ndayafite hagakiri cyo kimisagara ntabwo mbizi yego ni ibivugwa ariko nyine urumva icyuma cyo kwa garasi kirimo kiriyuburura barakora amasezerano make nimba nabyiringiro nawe nabonye mu minsi ishize atera ivi meruka ari urubanza rwa Efremu n'umugore we w'ibumbogo ariko buriya ni amahire ntabwo bajya kosezerana mu murenge bitarakemutse yego buriya divorce yarabonetse bari bagize n'ubundi bagende batunganirwe rwose babana amahoro yaba ari ibonetse vuba pe yaba ari iyo ya mbere ibonetse byihuse Efremu wibuke ko okay simbizi sorry tubifurize ibihe byiza abantu bose nabo tubifuriza urugo rwiza n'ukuri base bakorera Imana n'ukuri bahirwe gusa gitifu ari akantu yanobyemo ati iki ni sociale wandi ubanza kwigisha ati gushyingirwa ni rimwe ati n'ugutandukanwa n'urupfu ni rimwe se ni rimwe Efremu urumva atari gatatu garase se sibaye kabiri kuko mubo babanagara mu birembo bakoze divorce ngaye ngo uko twababwiraga muhirwe gararongorwa neza ubyare hungu nakobwa ubu noneho azavuga Imana ubu noneho birantega ubu noneho nabe nimba na bwabo ko wenda byaragakino nabwo bukore kandi dutumire turagutwerera n'ukuri ubu ndamushyigikiye garasi nta kibazo ubu noneho gara ndagushyigikiye gara numve ngo ndagushyigikiye ubu ndagushyigikiye genda uryamusinzire ubundi utera imbere turabakunda cyane asante sana